up, people? It's your boy Divema Divani. Keep following us on YouTube by making subscribe everything. Ungo umuhanzi tugiye kubabwiraho amakuru n'umuhanzi bita Diamond Platnumz, umuhanzi watanze ubutumwa bukomeye kuri BJ ku barundi muri rusange ko azabataramira kuri ejo bundi ku matariki arimo araza y'ukwezi kwa karindwi, aho yavuze ko ku itariki 27 azaba ari BJ, hanyuma 28 akaba ari mu Rwanda, hazataramira kuri Stade Amahoro muri parikingi. Sasa rero nyuma yo kuza yabanje kwishyiraho tatu igaragaza ko afite umwana umusore agiye kwibaruka. Ni by'agaciro kuba Diamond afite umwana agiye kwibaruka, tutirengagije ko asanzwe afite n'abandi bana uwo yabyaranye na Zari, ndetse ni Burundi akaba hari undi afite yabyaranye na Miss waho. Andi makuru rero ari kugaruka ku muhanzi nuko Slay Queens cyangwa icyo bakwita abakobwa birwanaho mu Rwanda babakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga, uwitwa Strawberry akaba avuga ko ashaka kwigarurira uno muhanzi, yirengagije ko afite Tanasha usanzwe amutwitiye umwana. Kuri ubu ngubu basanganywe bari kuvugwa rumwe, bari mu rukundo. Strawberry yemeje ngo kuzamwegukana nta mpamvu, nyuma yaho Shadiba ari wari ugezweho mu minsi yatambutse, aho Shadiba yanagiye gukora challenge y'indirimbo Chibebe muri Tanzania. Nyuma hakaza kugaragara ifoto cyangwa na video bari mu buriri, baryamye mu buriri bumwe, bigatangaza abantu benshi bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, dore ko Shadiba yayipostinze kuri status ye ya Instagram. Abantu bose barumirwa. Sasa rero mukomeze mukore subscribe kuri channel YouTube Divema Divan, tujye tubagezaho n'ibindi bintu byose biryoshye. Ibintu n'uburyo, ibintu n'amahoro kabisa, amahoro y'Imana. Asila vista.